wakanje wo kugira ngo kagende ndasitanga pe bakabashiramo kagende ndebe sinamenye ubwo none ese kaya kagabo ko kagenda kivugishwa kagenda kivugisha mu nzira kahanzweho abantu b'abagabo basigaye bagenda mu nzira niba ari ibisazi nta wabivamo kandi kumereze gahunda sa ubwo se noneho noneho ndamenye nahari abakire none ndamenye ari hese mu kagira imana kandi abakire nabo rero ubwo se singuriye uziko nari munyuzeho neza ko sinamenye nari nkunyuzeho neza rwose kandi nagushakaga kw'intangarugero urashakira iki se washakira ahubwo noneho dore ikibazo nyamukuru ngubu tuvugana iki mfitemo ihene imwe nziza y'inyagazi kabisa igeze aho ubona ko iryoshye n'indi haka kandi dore ibyari izo zengahe izo areko awa makabya nk'urugira ahubwo wowe mbwira ngende nzikuzanire ubundi nawe urebe ubundi urashaka ubundi ngende shaka amafaranga 80,000 n'inka se ubwo se kigiye kubyara 3 ariko ntago ayo mafaranga ashobora kuyaguha ugenda uzizane mbanze nzirebe ahubwo ngiye kugera nzizane hari iyo wenda wowe wahita unanegeza gukorega mwebwe abakire ndabizi mwebwe mama ufite amafaranga arage ibyanyu biba ari ibyo ngibyo byo by'amagambo menshi weza ni hene nkwa amafaranga kumvikana rwose umene ikiraka naziragira ibyo ngibyo turabivuga nta kibazo rwose ariko nyaboneka rwose sinkubure ahubwo nutatebuka ndaje nagenda nazizane ubundi nze mukubitire ku rusyo sindi bumurengereze 50,000 ahubwo na 50 nabyo ni byinshi ubundi uramukeneye wayimurengereza ayo mafaranga bikaba biva he bijya he ariko mana none giye kugenda nzane ziriya hene zanjye ariko mana yo mwijoro sinamenye umukoreremo rwose ntamende niba kunagaruza agasambu kanjye ibase umva ngiye kugenda ite nzizana ubundi amita amafaranga mpita ngiye kugaruza agasambu kanjye uriya mukire ubwo unyiyemeraho ngo ndakura kikaza ngiye kumwemeza uduhene twanjye sinugurishije uretse ndaje nkwereke ego kusoma kiracyamuri karisi iribagize raho aja niribagize ryibagije umukobwa nkamubona nkamusange wacu kamera cyane akoze kuri nakiza uracyamuri karisi yese rirakiza tugacyaba muri karisi amakuru se meza amakuru ni meza twakubuze mwambe wahora niki hari umugabo nuko umubona ajya gusenga nacitse kuca zino nzira kubera ko yafashe ndi kunya none yaramvunaguye ubakagongo karenda kuturika ariko se umuntu w'umugabo agenda abunza amabyi gihorere nawe nakubise cyane nagamba munako niko yabihangana kwituma muri ariko se unago undeba bijya bibaho rimwe na rimwe ubusa w'umuntu w'umugabo usenga uzi Imana akwiye gukubita umuntu akamuvunagura numvise ibyana abantu byoroshye wamunereye mu rutoki ugira ute yo wifata ukagira mu rugo taka nigendere n'ubu ndumva mbishatse nawe uri kumbuza kwivugirira amahoro cyangwa bagucira uteza cyane akasubundi buri arasenga nugasenga inkuru yawe ntawe itagezeho uriya mugabo nugasenga inkuru yawe ntawe itagezeho nugasenga yaramvunaguye arankubita ariko nanjye ndi kumwigira akantu nzamuteza abapampe banjye sinumvisha ngo yamuteye mu maso namuteye mu maso ariko nzamuteza abapampe banjye ubibone urumva ugabanya kunyamara yaranyamanya tuzasiba ahubwo reka ngubwire uko umunsi umwe nawe uzakubwa ndebe kutanya muri ayo makanzu urumva neza uzakubwa uzanya muri ayo makanzu
Yes mwana samake. Yego gihangara. Kuri igicucu ndagase. Come on, ufite amanyo. Amanyo gusa. Yebato. Aya ntago ari amani. Aya ni amafaranga musore. Ariko urabona yanjye. Ari he? Urayabona? Urayabona? Cyari. Udakoraho ngashaka kunya. Kandi barakunda he none Ahora ni ibintu bimbaye hano hepfo. Mugabo noneho munamunereye mu mateke. None se musore uragenda neza neza ukanya mu mirima y'abaturage ukicara ugahimburura. Ariko narumiwe. Ibintu by'ibigabo nk'iki cya gihangara nacyo kibaye nkaribagize nawe mugezeho baze kumugeraho bimutekereje aho kugira ngo ambwire inama none arasetse none ubuse nkawe ayo manyo narimbonye yarabaye manini koko. Aya ntago ari amannyo musore ni ikofi. Iyi ni ikofi musore wayibonye. Iyi ni ikofi. Reka tugere ku turere. Aya ngaho ukora mu turere. Inkizi. Aya ni amabya ari mu mari. Reka je nkwereke ikintu kiba kibyimbye hano. Oya musore uretse mbanze nkwereke. Uretse mbanze nkwereke shayi kofi sha. Ibi ngibi urabizi. Aya nayanjye wanyibye. Wowe kwanza twana Rwanda. Wowe ra? Nayanjye wanyibye. Ha wowe ugira amabisha. Uratumereza amafaranga. Musore. Ntagumereza yanjye. Jewe umuntu unya mu nzira ngiye nkaguha amafaranga yanjye ngewe. Warayi bura. Hereza sha. Hereza na telefone yanjye ndetse. Chagire kamwana ntukazana ibintu by'ubujura cyako. Umuntu gahita Kana ntukazana ibintu by'ubujura uga. We nta soni telefone yanjye mba niguye. Nukuri ubona runya mu mateke y'abandi no mu rutoki rw'abandi. Burya nukuvuga ngo nta imbaraga rugira kageri kamwe koko. Aya mafaranga mwana musore nzayakwamo. Ngo nuko bibona biti nkonda wasanga ari nawe baguhaye wasabirije wabonye uti nkonda uri gusaba. Ngo zayagira ute? Uretse murabura kubaka tuwarete ku mihanda mukajya kwiruga muvuga ngo mufite amafaranga. Nzayagukubitana nagaswingingi bita nitakuma. Ngiye kujya ngenda n'icyuma wa musenzi. Ranyu. Guys, utagihanga. neza. Ndabona umeze neza rwose. Hari nyine ni ibintu biri aho ngaho. Ariko none se umusigaranye umva. Uteye ukunze uteye. Wowe ubona umubyibuho rero. Nuko utazi icyo bita ikofi. Ubuze imbaraga z'ikofi mfite. Ariko wasanga n'agafaranga ugafite mbese. Goko man. Nkwerekeho urebe. Nyereka ndo. Kanze nkwereke. Nyereka uwo mufungo. Mfite umufungo. Mfite umufungo. Uretse urebe umufungo sha. Do, ari gihe bijya binananira no kuyabara. Kabanza nkajya. Do, izi ni imbaraga z'iki? Izi ni imbaraga z'iki? Izi ni imbaraga z'iki? Twakomeje. Kugira ngo bijya birangira uze kureba rwa rugata rwo hagati. Ntarwawe. Do. Usigafite akazi hehe se gihamba. Jewe, fatamo izi note umva wazimpa rwose. Ariko se gihamba. So amaye mu gihe akabarunga. Nari ndimo ndimo ngira ngo nawe rega yongere nese wongera ngo yigiza atyo erega unsigaye ngenda nese singaya hari ikintu nigize nyatwa none ubwo nuyisubiza impera twabaye nuzira aya ariko komeza uti ndashaka banzu urebe ndacyayafite yose uzantwerera asa gutya aya ngaya amaze kuba menshi aya ngaya nyine uzayongere nta kibazo reka gembe ngiye muri munaganira muhamuri n'abamama cyangwa nureba nawe nzahekeye ngo uzampekenyera amafaranga reka nayaguhase fantasa ntibyaba byiza gihanga mbega umusore winjijiwe uriya musore amafaranga yamaranye amezi 3 tumutwerereye hari umukobwa ari kuzajya gusura burasaba kubona kimutwaye ufite ambenyo yo kurya kamera genda mu